hari ku itariki 27 Ukuboza 2024 nibwo Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yatangije itorero ry'inkomezabigwi icyiciro cya 12 mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Kiyombe, naho itorero ryaratangiye ku cyanya cy'ubutore cya GS Kabare ya kabiri, ubwo ryari ryitabiriwe n'abanyeshuri batsinze ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye ya 2024. Gusa ntibari bonyine, hari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kiyombe Bwana Akwasibwe Eric, abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari, uhagarariye polisi, uhagarariye ingabo ndetse n'umukozi w'akarere Bwana Kayishema Albert. Itorero ryatangijwe ku mugaragaro n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kiyombe Bwana Akwasibwe Eric. Mu ijambo ry'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge yashimiye intore zitabiriye itorero, abasaba kurangwa n'indangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda, kwita ku biganiro bahabwa no kuzakorana ubushake nyuma yo gutumwa ku rugerero. Kuri uwo munsi kandi intore zahawe ibiganiro bitatu, ari byo amateka y'itorero mu Rwanda n'uruhare rwayo mu kubaka umunyarwanda n'iterambere ry'igihugu, umuco, indangagaciro, ubuzima bwiza n'imyitwarire bikwiye kuranga urubyiruko hagamijwe kubaka u Rwanda twifuza. Hatanzwe kandi amateka y'isenyuka ry'ubumwe bw'Abanyarwanda n'ingaruka byagize ku Rwanda. Izi ntore zakomeje gutozwa no ku itariki ya 28 Ukuboza 2024 kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba, dore ko n'ifunguro rya saa sita barifatiragaho batorezwaga. Tariki ya 29 Ukwakira 2024 nibwo umunsi wari ukomeye ku ntore wari utangiye, ubwo ku kigo cy'amashuri cya ESI Rukomo Sopemu hari hahuriye imirenge 5 ariyo Kiyombe, Mukama, Karama Gatunda ndetse n'umurenge wa Rukomo. Ku isaha y'isa 3 nibwo intore ziturutse muri ino mirenge zari zimaze kuhagera, ndetse umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukomo atanga ikaze ku ntore ndetse n'abatoza b'intore bari bamaze kuhagera. Mu cyanya cy'intore cya Sopemu Rukomo hatangiye ibiganiro bitandukanye, harimo amateka yo kubohora igihugu yatanzwe n'uhagarariye ingabo ku rwego rw'akarere. Nyuma y'ibyo biganiro hakurikiye igikorwa cyo gukura intore ku karubanda cyayobowe n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza Madame Murekatete Juliet, abayobozi b'imirenge ndetse n'abatoza b'intore. Icyo gikorwa kikirangira hakiwe intambwe y'intore ya Mutima w'urugo ndetse n'intambwe y'intore y'ingabo nziza, ubwo basusurukije abari bitabiriye kakahava. Nyuma yaho kandi hakurikiye imihigo y'intore, ndetse intore zemera gusomerwa imihigo ndetse ziyemeza no kuyesa. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe imibereho myiza yagarutse ku bizaranga urugerero. 22/18 hari mu ko mu gihugu NST2 imihigo ari uko tugomba kuba turi kuri 15%. Kuba tukiri rero kuri 22.8 ni ikigaragaza ko tugifite akazi ko gukora, harimo kubaka imirima y'igikoni. Turabibasabye rero kugira ngo mwumve ko tugiye gufatanya, ariko munazi naho duhagaze kuri sampling n'igwingira, hanyuma kuri malnutrition ubu tukaba dufite abana 133, ariko tuba twaratangiranye na benshi, hari abagenda bakira, abagenda bagarukamo. Rero dusaba rero ko tujyanamo nk'uko twabigarutseho kandi tukagumanamo kugira ngo dufatanye, buri rugo nibura rugire umurima w'igikoni, ruramenye gutegura indyo yuzuye. Hari ukubakira abatishoboye, hari ukurungira amazu, hari ukubaka rondereza ndetse no gutunganya imihanda. Mu gukusanya nanone imibare ikenewe, hari ikibazo gihari kigaragara ko turimo turwana no gukemura ibibazo afande, ariko imibare isa nkaho idahari. Tukarwana no kubakira abantu. Umurenge wa Karama wenda ukavuga uti muri uyu mwaka zubakira abantu 10, ariko mu by'ukuri tutazi ngo wa murenge ufite bangahe badafite amazu. Turashaka rero kujya kubabanura ni database, sibyo? Tukamenya mu karere kacu abantu badafite aho baba bangana gute, kugira ngo nibura tumenye ngo niba tubonye 1000
mu myaka 5 wenda tuzakemura ikibazo tukagenda dukuraho buri mwaka ariko tuzi percentage turimo tugenda tugira gute dukoraho atari kugenda twubaka gusa duhiga amazi 140 ariko tutazi turayihiga tugendeye ku yayo. Ibyo rero tuyita new profiling, tuzafatanya n'izi nzego ziri hano ndetse n'abashingwangiriro mwabonye n'abindi mirenge batari hano. Hari kubarura ingo zidafite ubwiherero, banyakwa abayobozi ni ikibazo gihari nanone tugifite cyuko ubwiherero ari ikibazo mu karere kacu, aho ndetse n'abafite bafite ubw'igice turasabwa rwose kujya kubibarura kugira ngo tumenye ikibazo dufite kandi twese dufatanye. Hari ukubarura inzuri zikoreye, ukabona abafite hari imirenge itagira inzuri, hari ukubarura abaturage bakorana n'ibigo by'imari, hari ukubarura abaturage badafite inzitiramibu. Tumaze iminsi nanone tugaragaye ahantu habi, ni amakuru ndimo kubaha nk'abaturage b'akarere ka Nyagatare, mwari ku ishuri mutari mubizi, akarere kacu nanone kagaragaye ku isonga mu kugira malariya nyinshi, kandi malariya yica abana bato, yica ababyeyi batwite, yica abageze mu zabukuru. Ibyo ni ibyiciro bikunda kuzahaza. Dukwiye rero twese gufatanya kugira ngo tumenye abaturage batagira inzitiramibu, dutekereze ubundi buryo ariko tunabigisha gukora isuku, bagakuraho ibihuru bishobora gutuma umubu wororokeramo ndetse no gukuraho bya bizenga by'amazi bishobora gutindamo. Hari ugufasha ubuyobozi gutanga serivisi nziza, harimo gufasha umurenge n'akagari gutanga serivisi z'irangamimerere, muzabegera kandi bazabafasha kubereka uko mukwiye kuba mubikora. Hari ubukangurambaga nanone ku gukangurira abaturage kwitabira kwishyura ubwisungane mu kwivuza ndetse no kwizigamira muri ejo heza. Nyuma yaho hakurikiye igikorwa cyo gutarama kw'intore bishimira ko batumwe ku rugerero. Njye na Thierry Areniyigena, iyi ni NHT10 TV mu karere ka Nyagatare.